ariko muzi ko abanyamakuru ari mwe muzatuma tubanga. Iyo ubona umunyamakuru benshi bafata nk'umusiniya hano mu Rwanda, ajya kuri kamera akitereka akandagaza umunyamakuru bahuje umwuga, wumva nta kindi kibazo kirimo. Ejo bundi natunguwe no kumva uwitwa Rugaju Rigani ajya kuri Instagram akavuga amagambo y'urukozasoni ku rwego rungana kuriya. Ibi bintu Rugaju yavuze mperuka kubyumva na kera. Abashumba nibwo umwe yajyaga ku musozi uyu nguyu, undi akajya ku wundi musozi wo hakurya, bagahana amagambo ya mpangara ngo hangare. Uru Rwanda turimo, viziyo turimo, ntabwo nari nzi ko ibintu nk'ibi umunyamakuru w'umusiniya ko yajya kuri kamera akitereka akabivuga tu, kandi akabivuga ubona ntabwo bafite. Uri umuntu w'umugabo uzi neza icyo uri cyo, wirirwa ubwira abantu ngo uri umukristo. Reka mbyemere koko kuri umukristo da. Ese abakristo bose babaye bitwara nk'uko witwaye ejo bundi, baba ari abakristo nyabaki? Kuriya ni ugusebya itorero usengamo. Ntabwo umuntu wemera Imana yajya kuri mikoro akicara kuri kamera akavuga amagambo y'urukozasoni bene kariya kageni. Ntabwo nakubeshya, je muzi neza ko ntajya mpishira ikintu bisa amafuti. Iyo ikintu ari ukuri ndakivuga, niyo ikintu atari ukuri mbuwa mbere mu kukirwanya nivuye inyuma. Rugaju Rigani rwose aho uri wicare wigaye. Ntabwo wakavuze ngo Lorenzo yagusabye ko mutingana kuri kamera. S'il vous plaît, kamera benshi bakureba abandi banakumva ngo mutingana. Urita umuntu mutinganye niba atari amatiku, kubera iki cyo gihe Lorenzo abikubwira utahise ubwira inzego zibishinzwe ngo zize zikore igikwiriye kuri Lorenzo? Ibi bintu by'ubutinganyi ntago leta y'u Rwanda ibyemera, bitewe n'inzangano, bitewe na munyangire, bitewe n'ishyari. Ugafata icyemezo cyo kujya kuri mikoro ukitereka ukabaka gutunga kamera ubundi ugasabya mugenzi wawe. Ibi urumva ari ibintu twagushimira? Umva rero aha abantu babera abandi, umuntu akicara rwose ukabona ibibaye nta kintu bimubwiye, ahubwo agatajya agakoma amashyi. Rugaju Rigani wacu wakoze kumvisha Lorenzo biriya bintu rwose yirirwa avuga kuri SKFM, agomba kubizira. Banza umubwire abanze yumve, wenda kizisubiraho n'ubundi n'igitinganye. Yes, reka nemeye ko ari umutinganyi, ariko se iyaba ari wowe bari kubwira ariya magambo baguharabika mu bantu bangana kuriya, wamera ute? Tubwizanye ukuri. Uyu Rugaju Rigani turimo tuvuga ufashe urukuta rwe rwa Instagram, ugafata urukuta rwe rwa YouTube, ugafata urukuta rwe rwa Facebook, ukareba n'abandi bantu bandi bamukurikira publicly, just ntiwabura byibura miliyoni y'abantu bamukurikira. Ibaze noneho iyo public ikurikira Rugaju Rigani yakiriye ariya makuru y'urukozasoni, hajya ayo makuru bizarangira ageze ku bantu bangahe? Uzasanga iriya nkuru yavuze kuri Lorenzo igeze ku gihugu cyose n'isi yose muri rusange, byavuye ku muntu umwe, origine ari umuntu umwe, Rugaju Rigani. Niko bimeze, ibi tubishime. Uyu mugabo ngo ni Rugaju, ibi yarabivuze, ngewe ndicara ndategereza ngo ndebe ko hari reaction ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA byibura kigaragaza, ariko ndaheba na n'ubu ngubu pe nta cyabaye. Abantu babifashe nk'ibisanzwe, nyamara ibi bintu uyu muntu yavuze bitajemo gukumirwa bishobora kuzarangira nabi. Ejo umuntu yakivuga n'undi, kuko ntabwo umuntu yajya kukarubana ngo asebye undi hanyuma nibahura ari babiri ngo abure kumuca urwaho. Ibi ngibi rwose ni ibintu bizakurura ibindi bintu bindi mu gihe nta kintu gikozwe.
kandi ngo ni umunyamakuru umusesenguzi ngo wambe hano mu Rwanda. Hariya abanyarwanda Rugaju watumye bakureba imboga mu menyo, ntabwo wakitwaye kuriya noneho s'il vous plaît bitewe naho ukora. Ubusubu wavuga ngo igitangazamakuru cya RBA kikubitsemo iki? Wakabaye warirukanwe. Usibye n'ibyo, ibi bintu Rugaju wowe ubwawe wavuze ukabivugira ku rukuta rwa Instagram ukurikiwe n'abantu barenga 100,000, nyuma y'akanya gato tukayasanga kuri YouTube, aba content creators bose biteretse bari gukina amagambo wavugaga. Ukeka ko iyo biza kuza kuba byavuzwe n'undi muntu wundi wa rubanda rugufi atari wowe, ubu ngubu bari hehe? Leta igomba kwintervena kuki kibazo cyawe. Icyaha ntabwo kigomba kwibagirana, ni gatozi. Just ugomba kuryozwa ibi bintu. Nge niko mbyumva. Leta igomba gufata iyambere gakumira bino bintu. Ejo byazabyara intambara. We Rugaju ufite abantu bagushyigikiye, nawe Lorenzo ufite abandi bantu banagushyigikiye. Ibaze iyo public y'abantu babiri ibakurikira, habayeho kugongana, byagenda bite? Gukumira icyaha kitaraba nicyo kintu cya mbere kigomba kuba priority. Ibindi byose wambwira nabyumva, ariko hakazamo kubanza kugira gute, gufata umweyo bagakubura ikintu kiswe umwanda kiri kugenda kigaragara hagati y'abanyamakuru. Inja nibaza ikintu Lorenzo yakoze kwizina ry'Imana nkagishaka nkakibura pe. Yego ngo ntazibana zidakomanya amahembe, n'umugore n'umugabo barabana bagashwana, nyuma yo gushwana hakazamo intermediaire, umuhuza agafata umugore n'umugabo akabahuza bakongera bagasubirana. None iki kintu cyananiye leta, tubwizanye ukuri, iki kintu cyo guhuza ziriya mpande zirenga ebyiri zihanganye cyananiye leta. Why not batakapurika itegeko icyo rivuga? Biremewe ko umuntu ajya kuri social media agatuka umuntu? Biremewe? Ntabwo byemewe. Leta y'u Rwanda, iyi ngiyi leta y'u Rwanda, umubyeyi wacu, nzi neza ko itemera ko umuntu ahangara mugenzi we ngo amutoteze, amutesha agaciro bene kariya kageni. Ntabwo ibyemera. Habura iki ngo ikora igikwiriye ice bino bintu by'amatiku ya buri munsi duhora twumva mu itangazamakuru. Nta muntu n'uyu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Nobody is above the law. Niko bimeze. Itegeko rigonga buri wese. Ntabwo bamwe bakwiriye guhanwa ngo abandi ntibahanwe. Twese itegeko rigomba kutugonga. Nimvuga ikintu nkakivuga kuri mugenzi wanjye ndi kumwambura ubumuntu, mbibazwe. Wowe runaka, even if niyo waba uri mu nzego zikomeye ugakora ikintu gihabanyije n'iki tegeko ry'u Rwanda rivuga, ubibazwe. Habeho quality ku bantu bose, ntihabeho inequality. Icyo cyo nicyo mbona kigomba guhabwa agaciro hano mu Rwanda. Niko bimeze. RMC iyobowe na Madame Scovia Umutesi aherutse kuvuga ikintu ndacyumvira ndagisesengura, sanga parti imwe harimo ukuri 100%. Itangazamakuru ryacu rya siporo hano mu Rwanda risa nkaho ryubakiye ku kintu gisa n'inda. Jewe nutamvuga neza nkuko mbyifuza ndakurwanya. Mperutse kumva Sam Karenzi ari kuvuga kuri SKFM, avuga agahinda ke, avuga uburyo atotezwamo, avuga uburyo radio ye abantu bari muri gahunda zo kuyisenya. Kwizina ry'Imana nabyumvise amarira nzenga mu maso. Birakabije kubona umuntu abaho atotezwa
kuwa mbere hakagera, kuwa kabiri hakagera, icyumweru kigashira totezwa, nyamara nitubona reaction nimwe y'abantu baza ngo barwanye biriya bintu. Birababaje. Gereri ibingibi nzahaguruka mbirwanye paka, nishaka nzabizire, ariko nzaba nzira ukuri. Ntabwo nakemera ko umuntu atotezwa arengana. Ntibibaho. Ibi tuzabirwanya paka hagize igikorwa. Ariko ibaze noneho, ibaze ibivugwa kuri njyewe ubu uri guhararikwa. Iyo aba ari we bari guhararika, bakwisa umutinganyi, bakwisa umusambanyi, bakwisa umugore, bakwise wazarendo, bakwise exefar, bakwise ikindi kintu kindi uzi kitemewe hano mu Rwanda, wamera ute? Mbwira ukuntu wamera. Agahwa kari ku wundi karahandurika. Ibaze kariya kahwa iyo abaro kariho, wamera ute? Ubu rero waha abantu babera abandi, wajya kubona njye muri comment ngo nawe ngurimo abandi ngo barwanye ngo rigani cyangwa se ngo bashyige ngo SKFM. Nta muntu n'umwe shyigikiye. Icyo shyigikiye nuko habaho ubutabera, ikiswa karengane kikavaho, umuntu wese yakora ikosa akarihanirwa tutitaye ku cyari cyo. Nicyo shyigikiye. Ibindi byose wavuga I don't care, simbyitayeho, uko niko kuri. Kwanza ndumva nasoza nkigendera, havuga menshi hakumva bene yo. Mbere yuko soza ariko, reka nsabe wowe mukunzi wacu udukurikiye uri hirya no hino ku isi, ukaba wifuza ko tukwamamariza ibyo ukora, dusange tukwamamarize. Ibyo ukora bitera imbere, dushimishwa no kubona ugiza kuva naho ugera. Nimero zacu ni 078 0 4 7 3 5 7 9. Nasubiramo, ni 078 0 4 7 3 5 7 9. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda. Nayo nyuva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista. Imani barinde.